Benshi bati ni urubuto ruboneka ahantu hariho hose hatandukanye ku isi. Ni n'urubuto ruhendutse ugereranyije n'izindi mbuto twagiye tugarukaho umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Uru rubuto nta rundi ni imbuto z'ikinyomoro. Ibinyomoro ni zimwe mu mbuto zihendutse, zikaba zifite akamaro gakomeye cyane mu byo tunyura bya buri munsi, ndetse yewe no kugarura ubuzima bwiza umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Munyemereye kuri uyu munsi twigarukire ku mbuto z'ikinyomoro, uburyo ki zino mbuto zigira uruhare rukomeye cyane mu kuba ubuzima bw'umuntu bwagenda neza. Ibinyomoro ni zimwe mu mbuto utakwiye kujya ubura ku meza ya buri munsi, cyane ko kamwe muri utu tubuto kagura amafaranga 100-200 bitewe n'aho uri. Izi ni imbuto zakomotse hirya no hino ku isi hatandukanye, cyane cyane mu mugabane wa Aziya. Ibinyomoro ni imbuto nziza kandi zishimishije ku buzima bw'umuntu. Zituruka mu biti kandi ni zimwe mu mbuto ushobora kuba zatuma ubuzima bw'umuntu bugenda neza. Ni imbuto ushobora kuba zasa umutuku, umukara, icyatsi ndetse n'umuhondo bitewe n'uko zeze. Iyo zino mbuto zitarera usanga igishishwa cy'inyuma kiba gisa icyatsi. Zaba zino mbuto zimaze kwera ugasanga zirasa umutuku. Zaba zimaze kwera cyane handi ushobora kuba zareze cyane ugasanga ziri gusa umuhondo mu buryo nyine butangaje, cyangwa ugasanga zino mbuto ziri gusa umukara mw'imbere cyangwa ziri gusa umutuku. Byose biterwa n'uko nyine ubwo bwoko bw'ikinyomoro baba bumeze. Ibinyomoro ni imbuto zakomotse mu mugabane Aziya, cyane cyane mu Bushinwa, aho bimaze imyaka ibihumbi bikoreshwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Bimwe mu bushakashatsi bwakozwe byagaragaje neza ko ikinyomoro ari zimwe mu mbuto ziryoha kandi zikoreshwa umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Ikinyomoro kandi zakomeje no gukwirakwira hirya no hino mu mugabane nk'Uburayi, Amerika ndetse kugeza amagingo ngaya ziracyari no mu mugabane wa Afurika. Birumvikana neza ko ari rimwe mu mbuto ziryoherera kandi zikoreshwa n'abantu benshi batandukanye. Ni imbuto zivura indwara nyinshi zitandukanye kandi zigira uruhare rukomeye cyane mu kuba umubiri w'umuntu waba umeze neza. Hari uburyo bwiza bwo kuba wakoresha ubunyomoro, ndetse hari n'ubwoko bw'ibinyomoro byinshi bigiye bitandukanye. Hari bwo bita black, white ndetse na red, aho byinshi babyita ngo ni ibinyomoro bikomeye kandi bizwi ku biribwa. Ibi bita black cyangwa ibinyomoro by'umukara ni ibinyomoro bizwi kandi bikunda kuribwa. Ibyitwa white ni ibinyomoro bikoreshwa cyane mu buhinzi n'inzuki ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ibinyomoro kandi bifite vitamine nyinshi ugereranyije n'ibindi bibuto cyangwa n'izindi mbuto twagarutseho muri ibi byegeranyo byacu bya buri munsi. Kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku mbuto zikomeye cyane ibinyomoro bikungahayeho, aho turi buze gusanga ari nka vitamine C, vitamine K, iron, potassium n'ibindi binyabutabire bikomeye cyane. Icyo bikaba byatuma umubiri w'umuntu uba mwiza no kwirinda indwara. Ibinyomoro bifasha kurinda indwara y'umutima ndetse yewe bikaba byanafasha no gukomeza uruhu ndetse no kugabanya ibyago byo kurwara diabete. Reka twigarukire kuri zimwe mu ndwara zikomeye cyane benshi batazi ko zavurwa n'ibinyomoro, maze wumve uburyo ki ikinyomoro ari zimwe mu mbuto zikomeye kandi zidasanzwe. Kumenya byinshi kujyanye n'ikinyomoro ni ubuzima bwiza mu buryo utabasha kubitekereza. Ikinyomoro ni zimwe mu mbuto zifasha kurinda indwara z'umutima. Ibinyomoro bikungahaye kuri vitamine nyinshi zitandukanye, bityo kurinda indwara z'umutima bikaba ari kimwe mu bintu byoroshye. Ibinyomoro cyane bifasha mu kubungabunga ndetse no gukomeza imitsi y'amaraso no kugabanya kuba wenda umutima watera nabi. Mu ndwara zitandukanye harimo kubungabunga umutima ndetse yewe no kurwanya za kanseri zidasanzwe. Ibinyomoro bigira uruhare rukomeye cyane mu byago byo kurwanya umutima n'umuvuduko w'amaraso ukabije. Bityo niba wagiraga ibyago byo kurwara umuvuduko w'amaraso, bibaye byiza umunsi ku munsi wajya ukoresha ibinyomoro mu rwego rwo kugira ngo wirinde kandi urinde n'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Si ibyo gusa kandi ibinyomoro bigira uruhare rukomeye cyane mu kurwanya indwara nka kanseri zimwe na zimwe. Ibinyomoro bifite vitamine C biri mu binyomoro bifasha mu kurinda kanseri y'uruhu n'iy'umwijima ndetse n'iy'amara. Niba hari inshuti yawe cyangwa umuntu muziranye ushobora kuba yaragaragaweho zino kanseri zitandukanye, iy'uruhu, iy'umwijima n'iy'amara, mutegeke gukoresha ibinyomoro bya buri munsi. Ibinyomoro kandi bifasha kugabanya diabete y'isukari nyinshi mu maraso. Fiber iri mu binyomoro ifasha kugabanya inzara no kugabanya gukura kw'isukari mu maraso. Ifasha no kugenzura ibipimo by'isukari ku barwayi diabete, bityo umuntu urwaye diabete akaba yakoresha ibinyomoro bikeya kandi bikaba byanamufasha. Si ibyo gusa kandi ibinyomoro bifasha mu kurwanya indwara z'uruhu. Vitamine C n'izindi vitamine zikomeye ziva mu binyomoro zifasha kurwanya indwara zitandukanye, ibintu bituma uruhu rubona
kandi rukagira ibara ryiza. Niba udakoreshaga ibinyomoro rero buri munsi, tangira wiga gukoresha ibinyomoro umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye, kugira ngo ugire ubuzima bwiza kandi ubuzima bufite iterambere kandi ubuzima burinda indwara. Si ibyo gusa kandi bino binyomoro tubona biciriritse, kimwe kigura 100 cyangwa 200 bitewe n'aho biguriye, ni zimwe mu mbuto zidasanzwe zifashwa mu igogora ry'ibiryo, digestive issues. Fiber z'ibinyomoro zifasha mu igogora ry'ibiryo, ukaba wabaho mu buryo bwiza, ukagira uburyo byiza bitandukanye, kandi yewe ukaba utananizwa cyane n'ibiryo wariye. Igabanya ibibazo by'amaraso kandi igabanya no kuba warwara indwara nka constipation n'izindi ndwara zitandukanye. Izi kandi ntibirangirira kuko bifasha no kurwanya indwara z'umwijima, bityo bikaba byatuma umubiri w'umuntu cyangwa ubuzima bw'umuntu bigenda neza. Ibinyomoro ni zimwe mu bikorwa bikoresha mu kuguma ndetse yewe no kurwanya indwara zitandukanye. Indwara z'ubuhumekero nyinshi zivurwa n'ibinyomoro, benshi mu batabizi babimenye ubu ngubu. Kubera vitamini C nyinshi, ibinyomoro bifasha gukomeza ubuhangarwa by'umubiri no kurinda indwara z'ubuhumekero nka grippe ndetse n'ibikorora cyangwa gukorora. Rero niba nawe utakwishaga ibinyomoro, tangira wige gukoresha ibinyomoro bya buri munsi. Dore uburyo bwiza wakoreshamo ibinyomoro bya buri munsi. Gukoresha ibinyomoro ntibisaba kuba bifite ibintu byiza kandi bihambaye, ahubwo ushobora kuba wabikoresha ubirya nk'imbuto, ukabikoresha muri salade, ukanabikoresha mu biribwa bya buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Niba nawe utiryaga kurya ibinyomoro, tangira uyu munsi utangire urya ibinyomoro kugira ngo bijye bigufasha mu buryo budasanzwe. Ibinyomoro kandi ushobora kuba wabikoresha mu gukora smoothie juice cyangwa mu binyobwa bitandukanye. Ushobora kuba wabifata ukavanga n'izindi mbuto zitandukanye, maze bikaba byagutuma ubuzima bwawe bugenda neza, bitandukanye kure cyane nuko wabitekerezaga. Sibyo gusa kandi ibinyomoro ni byiza ku buzima bw'umugore utwite, kubera ko byongera amaraso kandi bikaba byanafasha amaraso y'umugore utwite kuba yakiyongera, za ndwara twabonye nka za kanseri, umuvuduko n'izindi ndwara zikagabanuka burundu. Mu buryo bwo kurya ndetse no gutegura ibinyomoro, ushobora kuba wabikoresha mu buryo bwose butandukanye. Ndetse yewe niwe nabwo bwa mbere ugeze aha ngaha nuva dukanze subscribe, tukibuke neza ko bino binyomoro byakomotse ku mugabane wa Aziya, none kugeza amagengo anga biri no ku mugabane wa Afurika. Ibinyomoro rero birafasha umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Nawe wifuza kumenya ibishwi bigendanye n'ibinyomoro, nuva dukanze subscribe kugira tuzagaruka kuri byinshi ku kisobanuro cy'ibinyomoro, byaba mu rukundo. Iyo umuntu agwaye ikinyomoro aba aguhaye iki? Cyane cyane abantu bakundana, nimuzibagirwe gukanda subscribe, like, comment ndishoboye tutana no mu zindi nkuru zitandukanye za buri munsi nziza kandi zihindura ibintu uko bitandukanye. Ese kuri watekerezaga ko ibinyomoro bikoreshwa mu buhe buryo? Dore muri comment section. Ndabakunda cyane. Stay safe, be blessed, we love you so much. Kandi mukoze kugira ibihe byiza. Mwibuke ko ngiye twabanye ari Ariko Kanyamibwa. Mwibuke gukanda subscribe, like, comment and share kugira tuzagaruke kuri byinshi kugendanye n'imbuto turya bwa buri munsi, twige kwitungira amagara mazima, amagara kandi atazasubira inyuma, aho tuba turi mu buzima bwiza burinda indwara tutagiye kwa muganga. Twibuke neza ko nkuko umunyarwanda yabivuze, kwirinda biruta kwivuza. Igihe cyose watekereje kwirinda, menya neza ko no kwivuza bigiye gukomeza. Ngayunguko rero nawe ukomeza ukora ibishoboka byose kugira ngo umenye ibishwe ugendanye n'imbuto zidasanzwe wakoresha mu buzima bwa buri munsi, mu rugo iwawe ndetse n'andi hantu hatandukanye. Mukoze kugira ibihe byiza. Nibwo bwa mbere tugira no nuva dukanze subscribe, like, comment and share kugira tubona n'izindi nkuru zitandukanye nziza zagaruka uko twita ku buzima bwacu, uko twarinda cyane ibyo tuvuga kandi nuko twitwara kwa buri munsi. Stay safe, be blessed. Gitwabanye umunsi ndabakunda cyane kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Imana ibane namwe, dutunga amagara mazima kandi amagara azira uburwayi.